Muraho neza, nitwa Uwimana Patricie, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho turarebera hamwe ubworozi bw'ingurube, tukibanda cyane cyane ku migaburire yazo. Muri iki gihe ibiryo bihenze, ibiryo by'ingurube birahenze cyane, ibiryo by'abantu birahenze cyane, abantu bashobora kwihangana ariko ingurube yashonje ntabwo ishobora kwihangana namba. Aborozi b'ingurube bo mu karere ka Rutsiro muri iyi minsi dufite amahirwe yo gukurikirana amahugurwa ari gutangwa na RAB. RAB ni ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda. Iyi RAB iri mu Rutsiro, irimo iraduha amahugurwa. Nkambonewe no kwishimira. Amwe mu mahugurwa turimo dukurikirana kuko ikigo cyacu cyoherejeho umukozi, harimo guhinga ibyo bita green fodder, guhinga ibiryo ushobora gusarura mu minsi 6 ugahereza ingurube yawe ikarya igahaga. Guhinga ibiryo ushaka gusarura mu minsi 8 ugaha inka yawe ikarya igahaga. Abafite inka muzi ibibazo muhura nabyo bamwe na bamwe mu gihe cy'izuba yuko zidashobora guhaga bityo umukamo wazo ukagabanuka. Ariko kubera iri koranabuhanga RAB irimo itwigisha, riradufasha, ryatangiye kudufasha kandi rizafasha n'abandi. Ni gute ushobora guhinga ugasarura mu minsi 4 ukagaburira inkoko zawe. Nibyo turimo twiga kandi bitangiye gutanga umusaruro. Nubwo amahugurwa atari yarangira, nahisemo kubasangiza uko bimeze. Kuko mu byo twahuguwe, mu byo umukozi wacu yahuguye n'abandi. Ni nayo ntego twe dufite. Iyo ikigo cyacu cyohereje umukozi mu mahugurwa kure, niyo yaba ari na hafi, araza akigisha abandi. Akababwira ati dore ibyo nize namwe mubimenye kugira ngo tubikoreshe hano mu kigo kandi tuzabikoreshe n'ahandi iwacu mu miryango. Tumara kubikoresha mu miryango tuzagende twigisha n'inshuti. Ni uko nguko twahisemo gukora muri ubwo buryo kuko tubona nibwo buzadufasha kurushaho kwiteza imbere, bizafasha umurenge wacu wa Rusebeya kurushaho kwiteza imbere. Reka rero mbareke murebe video, ngo mbahaye karibu mu bworozi bwacu bw'ingurube i Rusebeya. Navuze ko Rusebeya ari turi mu karere ka Rutsiro, mu murenge wa Rusebeya, mu kagari ka Mberi, mu mudugudu wa Marimba. Mugiye kubona uko mu biraro byacu bimeze, turimo tugaburira ingurube green fodder twasaruye mu gihe cy'iminsi 6. Ubwo muzareba niba namwe mwabikoresha, muze gufata umwanya murebe kuri buri ngurube, murebe uburyo iki ingurube zabiriye bikanashira bikatubana bikeya. Ubwo turaza kongera mumaze kubona video yuko mu kiraro cyacu byagenze, ubwo twagaburiraga ingurube ibiryo bihinzwe mu ikoranabuhanga, dukurikije amahugurwa twahawe na RAB. Murakoze.
wagumye no kureba izabo zabiri nk'uko mubibonye rero ingurube zacu zabiriye birashira. Twari dufite na bikeya kuko twahinze ibiro 2 havamo ibiro 12. Murumva ko biratubuka pe, biranahendutse. Nimbona umwanya nzagenda mbereka uko twabigenje kuva ku munsi wa mbere nk'uko nabivuze mbere kugeza bigeze mu kanwa k'ingurube. Mvuga ngo bigeze ku isahani twabigenje gute. Hanyuma mwabonye ko ingurube nto mezi 2-3 zabiriye cyane cyane kurusha ingurube nkuru. Ingurube nkuru zo zarebye ziragerageza ziba zirabiretse, inyuma abakozi bigendeye zirabitamira byose zirabimara, zitegereza ko tuzana ibindi ziraheba. Rero twashimira RAB kuko kuva uyu munsi nibura tugiye kujya duhinga dukoresha buriya buryo bw'ikoranabuhanga, kandi noneho tugafasha na RAB kubugeza ku baturage duturanye. Ubwo ndavuga mu murenge wa Rusebeya. N'undi wese wifuza ko uzajya utubaza tuzatumubwira uko twabigenje, kandi tuzagerageza kubishyira hano ku rubuga tubereka uko twatangiye, ibyo twakoze ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri, kugeza ku munsi wa 6, kugeza mbese bigeze mu kanwa k'ingurube. Nk'uko mubibona rero ni igikorwa cyiza mwese mushobora gukora, cyane cyane abifuza korora ingurube cyangwa se abari kuzorora ubu ngubu bafite ibibazo byo kuzigaburira, n'abifuza korora andi matungo kuko ibi biryo ushobora kubiha inka, inkoko n'ihene waziha n'intama, upfa kuba wabiteguye nyine neza. Mwakoze kuba mwakurikiye iki kiganiro, ni aho ubutaha. Mwari kumwe na Uwimana Patricie, murakoze.